Bakunzi ba Rafiki TV Rwanda ndabasuje mbifuriza ibihe byiza mwe mukomeje gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muri kano kanya rero ninjiye muri studio kugira ngo tuganire cyangwa se mbagezeho inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo, inkuru y'urupfu rwa Professor Niga waruzwi nka Aimable Karasira uzaramba warufungiye mu igororero rya Mageragere, ariko igifungo cye kikaba cyari cyarangiye kubera ko cyarangiye ku munsi w'ejo, ariko muri kino gitondo tuza gutungurwa no kumva ko yapfuye nk'uko umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora Hilary Sengabo yabitangaje nk'uko mubyumva mu ijwi rye abyivugira. Ibyo rwose ejo amasaha ya saa 9 saa 8 ubwo bari barimo kumusohora mu igororero ko yarangije igihano, yamaze no gusohoka ategerejwe ko umuryango we ukamujyana, yafashe imiti yasanganywe y'uburwayi bwo mu mutwe, anywa igipimo kirengeje, ndetse n'abashinzwe umutekano bagerageza kumwambura imwe inde yari afite, ariko biranga imwe yari yayinyoye. Ubusanzwe rero yanyweye iyo miti iramusinziriza. Icyagaragaye rero kubera ko yanyweye, ashobora kuba yaranyweye myinshi irengeje, yarasinziriye tegereza ko akanguka, ariko hagati aho tumujyana kwa muganga mu bitaro bya Nyarugenge, birangira yitabye Imana. Nibyo urwego rw'igihugu rero rushinzwe igorora RCS rutangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo. Apfuye rero haburaga amasaha make cyane ngo asohoke muri gereza, kuko igihano cye cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'urukiko cyari cyarangiye. Uyu muvugizi wa RCS rero Sengabo Hilary akaba yavuze ko nk'uko maze kubyumva ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza, aribwo yarinyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite, kuko wavuga ati ubusanzwe yinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko yayinyoye nk'uwiyahura ndetse anywa myinshi, dutegereza ko akanguka turabibura. Ati ajyanwa kwa muganga, ariko biza kurangira apfuye kuko ngo bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge, kumukangura biranga. Sengabo rero yavuze ko uyu mugabo yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6 z'ijoro, kandi yarimo yitegura gutaha. Niba yari butahe nijoro, niba yari butahe mu gitondo cy'uyu munsi, niba byagenze ntabwo bisi cyatumye aguma ahangaha kugeza muri izi saa 6 z'ijoro, kuko yakomeje avuga ko hari hategerejwe raporo ya muganga, ko hagitegerejwe raporo ya muganga igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko yishwe n'imiti yanyoye. Nibwo donc iperereza ry'ibanze bigaragaza ko ari imiti yanyoye agapfa. Mu bindi yavuze uyu muvugizi, mwumvise ko yakomeje agira ati ibyo byabaye, ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye haba hasigaye gusakwa no gusohoka. Ati nicyo cyari gisigaye. Arangije rero afata ya miti noneho arayigotomera. Niba yarayigotomereye aho basakira, niba yarayigotomereye mu cyumba aho yarari, cyangwa se ahandi, adono, ubwo wenda niba hari bukorwa iperereza, wenda ubwo riraza kugaragaza aho yarari n'umwanya yararimo kugira ngo afate iyo miti, niba nta buryo bwagombaga kuba bwakoreshwa kugira ngo ko avuga ati byibura n'abashinzwe umutekano bagerageje kuyimwambura, ariko basanga yanyoye myinshi, ariko nanone bategereza akakanguka baraheba. Numva hagati yo kunywa imiti no kuyimwambura haragombye kuba harabaye ubutabazi bw'ibanze bwo kumujyana kwa muganga ikitaraganya. Niba yarategereje gusohoka, urumva hari hakiri ku manywa, ariko noneho akaba yahabwa ubundi bufasha butuma
ya overdose yanyoye ishobora kuba yagabanuka, ariko ubwo ngubwo bishobora kuba bitabayeho, reka dutegereze. Uyu rero Karasira wamenyekanye nka Professor Niga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda, akaba yarangije igihano cy'imyaka 5 yari yarakatiwe n'urukiko rwa Nyarugenge. Icyo gihano rero yagihawe n'urukiko rukuru urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri i Nyanza ku itariki ya 30 Nzeri umwaka ushize 2025. Hanyuma rero ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igorora ibarwa, biragaragara ko Karasira yarangije igihano cye umunsi w'ejo tariki 6 Gicurasi uyu mwaka, akaba aribwo yagombaga no gutaha, ariko urupfu rwe rumenyekana muri iki gitondo. Mu byashinjwaga rero birimo guhakana jenoside, guhishingira jenoside, gukura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byashinjwaga byari ibyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo n'amafaranga yafatanwe nayo ari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki ndetse na mobile money. Ariko ubushinjacyaha bwajuje icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 5, urubanza mu rujuriro rukaba rutari rwakaburanishijwe icyo gihe, ariko nyuma noneho urukiko ruza kwemeza igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 5. Hanyuma rero ubundi igororero ryo ryagaragaje ko iyo rugiye gufungura umuntu burebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri sisiteme y'ikoranabuhanga, kuko ufunzwe wese ashyirwa muri sisiteme, noneho iyo sisiteme akaba ariyo ibara igenda ikuraho umunsi 1, 2, 3 kugeza igifungo kirangiye cyangwa se igihano wakatiwe kirangiye. Nabyo rero byari biri muri sisiteme ya Karasira, kubera ko iyi sisiteme yagaragazaga ko umunsi w'ejo hashize aribwo yagombaga gutaha. Aimable Karasira rero akaba yarahoze ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, yakatiwe gufunga imyaka 5 n'ihazabu y'ibihumbi 500 y'u Rwanda, ahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri nk'uko byatangajwe n'urukiko ubwo rwasomaga urubanza rwe. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruherereye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwavuze ko Karasira adahamwa n'ibyaha 3 mu byaregwaga n'ubushinjacyaha, harimo icyo guhakana jenoside, icyaha cyo guhishingira jenoside n'icyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Urukiko rero rwari rwatangaje ko ibirego 2 by'ubushinjacyaha bitakiriwe, akaba ari ikirego cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo we ndetse bemeza ko awusubirana, ndetse n'icyaha cy'ihezandonke kuko ntahagaragaje ko hari iyezandonke yakiriye mu byo bamushinjaga. Icyaha cyamuhamye rero cyo gukura amacakubiri gishingiye ku kiganiro yatanze ku muyoboro we wa YouTube ku itariki ya 23 Gicurasi ni ukwezi kwa 5 umwaka wa 2021, aho yatawe muri yombi hashize iminsi 7 gusa nyuma y'icyo kiganiro kiri mu byashingiweho n'ubushinjacyaha bumurega. Urukiko rero rwavuze ko yahawe igihano gito ku cyaha yahamijwe kuko yasabye imbabazi abanyarwanda baba barakomerekejwe n'amagambo yavuze mu biganiro bye, ngo hagashingirwa kandi no ku mpamvu z'uburwayi afite bw'agahinda gakabije nk'uko byagaragajwe n'inzobere z'abaganga. Birangiye rero ako gahinda gakabije ari nako kamuviremo uburwayi bwo mu mutwe, kuri ubu akaba yazize kunywa imiti myinshi cyangwa se kwidoroga cyane bikomeye, aba ari nabyo byamuviriyemo urupfu. Urupfu rwa Karasira Aimable rero rugiye gusa neza n'urw'umuhanzi nyakwigendera Tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly, aho nawe mu rukerera rwo kuwa 4 nk'uko uyu nawe byamenyekanye mu gitondo mu rukerera rwo kuwa 4 cyangwa se mu gitondo cyo kuwa 4, Joshua nawe hari kuwa 4 tariki 2 Nzeri mu mwaka wa 2021 nibwo inkuru yamenyekanye ko uyu muhanzi yitabye Imana, akaba yari amaze iminsi afungiwe nawe muri gereza y'Amageragere, ko nawe neho yaguye, aho yari akurikiranywe ibyaha birimo ibyerekeranye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Icyo gihe nabwo urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS mu itangazo rwashyize ahagaragara, haramutse bashyira ahagaragara, ryavuze ko mu masaha ya nijoro ngo aribwo yarembye ajyanwa kwa muganga, ariko aza guhita ashiramo umwuka. Aho muri iryo tangazo n'ubundi bavugaga ko Jay Polly na bagenzi be 2 basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwaga n'imfungwa n'abagororwa mu bikorwa byo kwiyogoshesha, ndetse bakavangamo amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Ibi akaba ari byo byaviriyemo Jay Polly kubura ubuzima
abandi bo bararokoka babatabara batarashiramo umwuka, ariko Jay Polly we biza kurangira ko yapfuye cyangwa se yashizemo umwuka. Aha ngaha rero umuntu yakwibaza niba muri gereza nta buryo buba buhari bwo kuba harindwa abantu ibi bintu, cyangwa se niba umuntu ashobora kugenda akiherera agakora ibi bintu nta bandi bamubona, ko ahantu hafungiwe abantu haba hari abantu benshi, hari n'inzego z'umutekano ndetse no gukora ibindi bikorwa bigenzura umugororwa umunsi ku wundi, isaha ku isaha, ku buryo bashobora kumenya ibyamubaye cyangwa se n'ibyo yakoze. Ubwo rero reka dutegereze icyo iperereza riza gukora nuko biri buze kugenda, hagati aho tumenye ese koko uyu nguyu Professor Niga ni iyo miti yamwishe, cyangwa se wenda n'ubwo burwayi bwe busanzwe, ko afite uruhurirane rw'indwara n'ibindi, ariko igihari cyo nuko deja yamaze gupfa, byarangiye yashizemo umwuka. Imana imwakire, Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi twihanganishe n'umuryango we ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange, n'abana yigishije kuko yari n'umwarimu muri kaminuza, ndetse n'abandi n'inshuti n'abavandimwe, tugerageza kubihanganisha tubabwira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira. Njye nitwa Rafiki Kabenga, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi nkomeza kubifuriza nkomeza kubararikira gukomeza gukora subscribe, like na comment ku makuru